murakaza neza bakunzi b'isoko Ubuzima TV, turabishimiye kandi turabakunda. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro hamwe na muganga Eliyanzirorera. Waramutse neza? Meze neza cyane. Turashima Imana. Urakomeye? Turashima Imana. Yego, bakunzi b'isoko Ubuzima TV rero turi kumwe na muganga wanyu mukunda cyane kandi mukunze kubona hano kenshi. Nanjye nitwa Janvier Haganimana, tukaba ari we tugiye kuba turi kumwe muri aka kanya. Tugiye kubaha ikiganiro cy'ibyiza byo kwipimisha inda n'inshuro umuntu ashobora kwipimisha inda. Yego, umubyeyi utwite, umubyeyi ugisama, umubyeyi witegura gusama, cyangwa se wowe watewe inda ukaba ubizi neza ko ubona udaheruka kubona imihango, ukaba waragiye kwipimisha bakakubwira ko utwite, ugiye kwa muganga, ugiye kumva ibyiza byo gukurikirana ubuzima bwawe n'umwana wawe. Muganga arahatubereye rero kugira ngo akubwire ibyiza byo kwipimisha inda n'igihe cyiza n'inshuro wakwipimisha. Ni byiza cyane rero mu bitega amatwi kandi mu bikurikire, ni ingenzi kugira ngo dukomeze kurwanya impfu z'abana n'ababyeyi, ari abapfa bavuka ndetse n'abapfa babyara. Murakoze. Tugwaye kazi. Murakoze cyane. Yego. Nanjye nongeye kubasuhuza abakunzi b'isoko y'Ubuzima TV. Uyu ni mwanya mwiza nk'uko unyakiriye ababwiye, mwanya mwiza tubonamo ibiganiro byiza bishobora kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro kijyanye n'ibyiza byo kwipimisha inda, ariko n'inshuro umuntu ashobora kwipimisha inda. Nk'uko mwabibonye mu biganiro byacu twabanje kubereka uburyo umuntu abara ukwezi k'umugore, byinshi twagiye tubigisha. Biriya biganiro ni ibibafasha. Rero tugeze ku buryo umuntu impamvu cyangwa se ibyiza byo kwipimisha inda n'inshuro ushobora kwipimisha inda. Mu by'ukuri rero umuntu yo asamye ubuzima buba buhindutse. Bakunzi bacu, iyo umaze gusama, niba uri umubyeyi ukamara gusama, buri ubuzima buba buhindutse cyane kuruta uko wari umeze mbere. Niyo mpamvu nshishikariza n'abatware, niba ufite umudamu wawe, niba hari, uba ugomba kumuba hafi kuko ubuzima buba buhindutse. Ko wari usanzwe umuzi biba bimaze guhinduka. Niba nta mutware ugira, nawe uba ugomba kumenya ko ubuzima wari ubayemo buba buhindutse. Hari abantu basama bitewe n'ubuzima babayemo, ibyo bakoraga bigahinduka cyane, ibyo bashakaga. Hari n'ababwira bavuga ngo natwariye ibi. Mu muco nyarwanda murabyumva, kavuga ngo njye natwariye kurya amateke. Ugasanga umuntu ntiyaryaga inyama z'inka, ariko yamara gusama agakomeza arya za nyama. Uyu munsi rero ngiye kubabwira ibyiza byo kwipimisha inda ndetse n'inshuro umuntu ashobora kwipimisha inda. Nkuko nabibabwiye, iyo umuntu amaze gusama ubuzima buhindutse. Kubera iki? Kubera ko nyababyeyi ye iba yakiriye undi muntu. Uwo muntu rero aba akeneye kwitabwaho, ariko nanone uwo mubyeyi amaze nawe n'uwasamye agomba kwitabwaho, kubera ko ibyo yabaga akeneye bigiye kwikuba kabiri. Niba ari imirire irikuba kabiri, niba ari uburyo yabaga abayeho, hakuryama, ibitotsi birahinduka. Ushobora kuba utasinziraga neza, ariko wamara gusama ugatangira kujya usinzira, waba wicaye ugasinzira. Ndetse ariko na wa mwana utwite aba agomba kwitabwaho. Niyo mpamvu rero uba ugomba kwipimisha inda. Niyo mpamvu ibyiza byo kwipimisha inda, icyambere ni uko iyo wamaze kwipimisha inda, iyo ugiye kwipimisha inda, muganga ugusuye, ubwo ndavuga ku nshuro ya mbere, ubundi inshuro umuntu agomba kwipimisha inda. Muri nuza ya mbere abantu benshi bazi ko ari inshuro 4. Ariko ubu byarahindutse. Ubu ugomba kwipimisha inda inshuro 8. Ntabwo kuva ukimenya ko wasamye. Ndashaka kubabwira ibyiza byo kwipimisha inda kandi kuri buri nshuro. N'impamvu yayo. Janvier, ntabwo umubyeyi yo akimara kumenya ko asamye, iyo amaze kumenya ko asamye aba agomba kwihutira kwipimisha inda. Iyo tuyita inshuro ya mbere. Iyo nshuro ya mbere rero, kubera iki dushishikariza ababyeyi kuyitajya kwa muganga? Ni ukubera ko kuva yamenya ko asama, abaganga bo baba babizi kuva ku cyumweru cya mbere ukimenya ko usama kugera ku byumweru 12. Ni ukuvuga ngo aho hantu haba impinduka ku mubiri w'umugore. Ni ukuvuga ngo ni hahandi ushobora kugira akenshi ugira iseseme, ibirungurira, hari n'abaruka vomiting, bagacika intege, hari n'ababiri ibyuya. Ni ukuvuga ngo nyine kuko umubiri wakiriye undi muntu utari witeze, hari icyo witegura gukora.
so rero icyiza cya mbere cyo kwita umenya as soon as possible, ukimenya kumenya ko utwite uba ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Kubera iki? Uvuze ngo utarengeje ibyumweru 12 ibyumweru 12 bya mbere ku nshuro ya mbere wakabaye kwa muganga babyitaga mbere visite, ubu ni contact. uba ugomba kugenda ukabonana na muganga mu byumweru 12 bya mbere ukimenya ko utwite. Ngo as soon as possible ukibimenya ko utwite, kuva ku cyumweru cya mbere kugera ku cyumweru cya 12 ugomba kuba waragiye kwa muganga basi inshuro imwe. Iyo tuyita niyo twitango akimara kubona ko abuze imihango atacyongeye atayibonye kwezi gukurikira abonye imihango akabikeka, bakunzi bacu ahita atekereza kujya kwipimisha inda. Nango ugikeka kumenya ko utwite ugomba kujya kwa muganga ukipimisha. Niba utwite ako kanya ugomba kwita ugira contact, guhura na muganga bwa mbere. Ibyo rero tubyita igihembwe cya mbere kuva ku cyumweru nibyo twita igihembwe cya mbere kuva ku cyumweru cya mbere kujya ku cyumweru 12. Aho rero inyungu zirimo nuko nkuko nababwiye, iyo umuntu amaze gusama habamo impinduka z'umubiri nyinshi. Usanga afite ibirungurira, iseseme, aruka, hari n'abamaguru arya cyangwa kumva arababara umugongo. Ibyo byose niyo mpamvu ugiye kwa muganga. Muganga ahita atangira kukugira inama yo gushaka kwitwara, ibyo ugomba kurya kugira ngo bya birungurira bigabanuke, ibyo ugomba kwitwara, imirimo ugomba gukora, kuko buriya n'inda zivamo. Inda zivamo bakunzi ba Isoko y'Ubuzima TV zikunda kuvamo mu gihembwe cya mbere muri biriya byumweru 12 bya mbere. Iyo uhuye na muganga rero aguha inama, nubwo tuzazibaha ibintu ushobora gukora ukaba wakwirinda inda kuba yavamo, ariko iyo uhuye na muganga kuri ya contact ya mbere akugira inama ibyo ushobora kwirinda kugira inda idashobora kuvamo. Akakugira inama niba wari ufite iseseme, niba ari imiti ari ngombwa akayiguha, akakugira inama ku bintu byose bitandukanye n'uburyo ushobora kwitwara mu rugo kugira ngo urinde wa mwana wawe wasamye, nawe ubwawe wirinde. Iyo ni contact ya mbere. Iyo ni ukuba wagiye kwa muganga ugahura na muganga bwa mbere. Rero tuba tugomba no guhura inshuro yindi ya kabiri. Muganga yo wahageze atangira kuguha amarandevu. Amarandevu niyo ugenda ukurikiza, ariko ubundi contact ya kabiri ni ku byumweru 20 umubyeyi asamye. Iyo contact ya kabiri umva ukigira ibyumweru 20 uba ugomba kujya kwa muganga. Kubera iki? Ibi byumweru 20 nsubiye gato ku cyumweru ira contact ya mbere. Iriya contact niho hantu muganga guha umuti wa feri. Umuti wa feri binini bita feri bita ubutare. Buriya butare rero burakomeye cyane. Babyeyi bakunda Isoko y'Ubuzima TV, ntabwo buriya butare buvuga ngo ni ukukongera amaraso gusa, ahubwo kiriya gihe mu byumweru 12 niho umwana wawe akura. Noneho ntashobora gukura akaba ya developa ibibazo cyangwa se hari ibintu byaza wenda ntakure neza, akaba ibice by'umubiri bidakura cyangwa se bikagiriramo ibibazo. Twabigereranya nk'iremwa mwiremwa, ibice by'umubiri w'umwana bigenda biremwa, bigenda byiyongeranya ku bindi. Yego niwe wenda yari afite urutirigongo gusa ukagira umutwe, gutyo umutima ukirema. Ibice biriya binini mu gihembwe cya mbere uri kubifata neza bikurinda ibyago byo ku mwana wawe hari ibice bitakwirema neza. Mu ndimi z'amahanga ni uzajya kwa muganga kumva bavuga ngo umwana afite congenital malformation. Ibyo rero uba ugomba kubyirinda kare, kuko wahuye na muganga guha bya binini bikagenda neza. Noneho kuri contact ya kabiri cyangwa se gusubira kwa muganga inshuro ya kabiri aba yaraguhaye randevu. Kuki mugomba kuyubahiriza bakunzi ba Isoko y'Ubuzima TV? Noneho ku byumweru 20 umwana wamaze noneho kugaragara muri nyababyeyi, hahandi muganga amureba akamenya ibice byose biba byariremye, byose byaragiyeho, n'umutima w'umwana uba uri gutera neza. Muganga akurebera ko umutima w'umwana utera neza. Aha naho ni igihe gikomera cyane ku babyeyi bafite inkondo z'umura zoroha, hahandi inda ishobora kuvamo ku byumweru 20 cyangwa 18. Hahandi icyo gihe rero muganga we wamusuye hari inama kugira, akareba niba umwana ameze neza, akareba nawe ubuzima bwawe uko bumeze, niba ibiro byawe biri kujyana n'uburyo umwana nawe ashobora kubaho. Nicyo cyiza rero bakunzi bacu, contact ya kabiri ugomba guhura na muganga, nawe ugomba kwitabira neza, ndetse anagusaba gukomeza bwa butare kugira ngo nabwo kwa kundi ibice bigenda bikura bikure neza, ariko
ariko na ya maraso nibyo yiyongere, cyangwa se ubutagira ibyo bita anemia mu cyongereza, kugira amaraso makeya mu mubiri. Bakunzi bacu rero, icyo ni ikindi cya kabiri cyo kwipimisha inda ku nshuro ya kabiri. Ku nshuro ya gatatu muganga baraguhaye randevu, iyo randevu ayiguha ku byumweru 26 niho ugomba kumusura ku nshuro ya kabiri. Aho naho muganga arongera akakurebera wa mwana, akongera agapima ibizamini. Na mbere muri gihembwe cya mbere hari ibizamini byinshi bafata. Mu gihembwe cya mbere mu mbabare nsubira inyuma gato, uba ugomba no kujyana n'umugabo, kuko tuba tugomba kubapimana tukareba niba nta bundi burwayi bushobora kuzamo nka za sifilisi n'ibindi bintu bishobora kugira ingaruka mbi ku mwana utwite, kuko nibwo ushaka kumva. Hari n'ikintu abakunzi bacu bitiranye, ugasanga wenda yahuye na sifilisi, ibice by'umubiri ntibyakura neza, akavuga ngo bari barandoze. Bakunzi ba Isoko Ubuzima TV, ntago ari uburozi, ahubwo nuko utikurikiranye neza, ni uburwayi utivurije ku gihe, ugasanga umwana avutse hari ibice by'umubiri bituzuye, ukagira ngo ni uburozi kandi ari cyo kibazo. Ku nshuro ya gatatu rero ni by'umweru 26, naho muganga areba bya bindi, akareba uko umwana ameze mu nda. Ku byumweru 26 rero twakwibaza ngo turebe iki. Aho ni kuri nuza ya kabiri muganga ya gatatu muganga uhuye na muganga. Aho ngaho muganga aba agomba kongera kugufatira ibizamini, akareba niba uburebure buri guhura n'ibiro, umwana uko ari gukura, uko niba umwana ari kubona intungamubiri zihagije. Buriya turabipima rwose, tukareba niba umwana mu nda muvoma zikora neza, niyo mpamvu uzumva ngo umwana tuzabyiga arakina ntakina. Ibyo ni ibintu bikenewe cyane, kandi muganga aba afite ubumenyi buhagije bwo kumenya izo mpamvu. Bakunzi ba Isoko Ubuzima, buri kontakte muyitabire kandi ifite umumaro. Kontakte ya 4 ni ku byumweru 30, aba yaraguhaye ntuza ku byumweru 30, akongera akakurebera. Kubera iki? Impamvu dushyiramo iyo range y'ibyo byumweru, ni ahantu umwana dushaka kumuha umutuzo, twabonye ko ameze neza, ariko nanone tukongera gutekereza kumusura ku ibyo byumweru. Bakunzi ba Isoko Ubuzima TV, ku byumweru 30 ugomba guhura na muganga ku nshuro ya 4. Byiza cyane. Bakunzi b'ubuzima b'Isoko Ubuzima TV, ku nshuro ya 5 ujya ku byumweru 34 ugomba kujya kureba muganga, nabwo akareba, akongera akareba, agapima, akareba niba nta kibazo ufite, akakugira inama ku mirire, ku myitwarire, kuko ibi byumweru tugezemo umwana atangira gukura vuba, yongera ibiro cyane. Niyo mpamvu rero icyo gihe tuba tugomba kureba ese uko umwana ari gukura bijyanye n'ibyumweru agezemo. Ku byumweru 34 ku nshuro ya 5 uba ugomba gusura muganga. Bakunze Isoko Ubuzima TV, muzinubiriza inshuro ngo zabaye nyinshi umuntu ahura na muganga, ahubwo ni iterambere ryiza ryo kugira ngo tugabanye za mpfu z'ababyeyi n'abana, kuko hari abana benshi bapfiraga mu nda z'ababyeyi. Icyo gihe akazaza yaratinze, ugasanga umwana we ntakiriho, rimwe na rimwe akaba n'umubyeyi yabigenderamo. Niyo mpamvu rero ku nshuro ya 6 ni ku byumweru 36. Aha rero bakunzi b'Isoko Ubuzima TV, mumbabarire munkurikire. Ku byumweru 36 umwana ni hahandi aba ashobora no kuvuka, yego akavuka, tukaba twagerageza rwose akanabaho nta kibazo, ariko nanone nicyo gihe duteganyamo ko umwana bya birazavukana bizatumbagira cyane. Iyo bitatumbagiye kwa muganga twibaza impamvu. Hariya muganga gusura rero, niba wagiye ku kigo nderabuzima, nta nubwo bari ari ngombwa kugarafa. Muganga afite ubumenyi bwo kureba uko inda yawe iri kungana, uko umwana ari kungana kuri nyababyeyi, agereranyije nuko kuri nyababyeyi, uko umwana ari muri nyababyeyi, uko areshya nuko angana, akamenya niba uwo mwana ajyanye n'ibyumweru ugezeho. Buriya niyo atakore kugarafi, abaganga tuba twarahawe ubumenyi buhagije, cyane cyane ababyaza buriya nimujya ku kigo nderabuzima, ababyaza baba bafite ubumenyi bwo hejuru rwose. Leta yagerageje kubutanga kuri bo, arabimenya. Ku nshuro ya 7 ni ku byumweru 38. Ndabizi uri umuganga, umubyeyi ageze ku byumweru 38. Yego. Mu giturage hano hanze bakunze Isoko Ubuzima TV, nubwo umubyeyi azaguca atwite abaye ngo derarerera ngarenda kubyara ngo ni deputy. Icyo gihe umwana y'umubyeyi umurebye ubona rwose ashobora aba yenda kubyara. Twe niyo yabyaye ku byo byumweru 38, kuko kuva ku byumweru 37 kugera ku byumweru 40 turamubyaza nta kibazo cyane hejuru yaho, nubwo atari byiza. Icyo gihe rero umubyeyi agomba kwitabwaho. Nicyo gihe
iyo umwana ku ngobyi igaburira umwana, iyo umwana yakonsomye cyane cyangwa se yariye cyane ingobyi yamugaburiye, icyo gihe duteganyamo ko ishobora no gusaza. Hari igihe ya ngobyi igaburira umwana ishobora gusaza mbere igihe cyateganyijwe. Iyo yashaje rero, iyo ugiye kuri contact, muganga ashobora kuvuga ngo niba akoresheje kugaragaza ngo uyu mwana bitewe n'ubwo ageze ku byumweru 38 yababyeyi kubera ingobyi ye irashaje ntabwo ikibashije gutunga umwana, icyo gihe muganga yanzura kukubyaza. Icyo gihe rero mubyeyi aha ni handi abana bapfira mu nda, kuko yagejeje kuri bya byumweru 38. icyo gihe iyo yashaje ntibimenyekane, umwana washaka kubura ubuzima cyangwa umubyeyi akabura ubuzima. Bakunze ibisoko y'ubuzima TV rwose naho muba mugomba kwitabira. Contact ya nyuma, contact ya munani cyangwa se uko guhura na muganga kwa munani. Mbere yari visit yari ugusura, ubu twabigize contact. Leta dushimira leta y'ubumwe kuko ubona ko rwose leta yacu itaye ku muryango, kandi dushimira na Perezida wa Repubulika His Excellency Paul Kagame, ubona ko muri gahunda afite rwose impfu z'umubyeyi n'umwana yarazigabanyije. Rwose turamushimira cyane, kandi niwe wadufashe ngo tubone ubumenyi natwe tubafashe banyarwandakazi. Ku nshuro ya munani rero ni ku byumweru 40. Ku byumweru 40 muga ku byumweru 40 uyu mwana tuzagomba tukamubona. Niho umubyeyi wacu tumusaba kuhita ajya kwa muganga ku nshuro ya munani. Iyo ugeze ku kigo nderabuzima cya poste de santé aho wipimishirizaga ziri secondary, zibyaza cyangwa zifite n'uburyo zisuzuma ababyeyi, icyo gihe ku byumweru 40 niyo mugezeho aba yaraguhaye rendez-vous. Icyo gihe nagusubira mu rugo, icyo gihe uba ugomba kwigenda witeguye, kuko uba ugomba tujya kwa muganga ukavayo umaze kubyara. Bakunze bayisoko y'ubuzima TV, ku nshuro ya munani ni hahandi utinze ukarenza ya contact, tuba dufite ibyago noneho ko ya ngobyi igaburira umwana igize ite isaza. Icyo gihe bifite ibibazo byinshi. Icyo gihe uba ugomba kuhita ujya kwa muganga, kuko umwana aba yaramaze kugeza igihe cyo kuvuka. Nubwo ya misemburo ibigutera ibise yirema mu mubiri ukagira ibise bitaraza, ariko ntibivuze ko igihe cyo kuvuka cy'umwana kiba kitarageze. Uba ugomba kuhita ujya kwa muganga rero, wamara kujya kwa muganga bakaguha gahunda yo kubyara. Yo uzabyarira ku kigo nderabuzima barakugumishaho, y'ibise bitaje bakohereza ku bitaro ugahabwa ibise ukabyara. Yari uzabagwa we aza ndetse mbere ku byumweru 38 we ntagasubirayo, ndetse 39 turababaga. Icyo gihe rero uba ugomba, niyo mpamvu za visite hari ushaka kuza ku ya 7 ku byumweru 38 tukamugumana. Kubera iki? Kubera ko abafite wenda gahunda yo kubagwa bitewe n'impamvu runaka yahawe na muganga. Bakunze bayisoko y'ubuzima TV, kwipimisha inda ni ingenzi cyane. Mwumvishe ibyiza byo kwipimisha inda kuri buri contact, kuri buri uko uhuye na muganga. Turabashishikariza kugira ngo rwose bakunze bayisoko y'ubuzima TV, ndiba ubana ushaka kuba udatwita cyangwa uri umupapa cyangwa uri umusore cyangwa uri umukobwa, ariko izi nama ugomba kuzumva ukazihana buri mubyeyi wese mu Rwanda, kubera ko tubona urugamba tuba tugomba kurwana kandi twese tukarugiramo uruhare. Bakunze bayisoko y'ubuzima TV, ni ibyo byiza byo kwipimisha inda, aho dukora ibintu byinshi bitandukanye kuko kuba wasuye muganga. Ikibazo umukunzi w'isoko y'ubuzima TV ashobora kwibaza, nta biriya binini ko hari igihe umubyeyi agenda avuga ngo yabinywa yahita aruka, akaba yabyisegura akabyishyirira munsi y'uburiri, wamugira ihe nama uwo mubyeyi? Murakoze cyane muga kubariza uwo mubyeyi. Nubwo biriya binini by'ubutari hari ababyeyi babinywa, biriya binini tuba tubibahaye biba bifite umumaro cyane ukomeye. Ntabwo ari byo binini tubaha kuri konta mu gihembwe cya 2 cyangwa cya 3. Hari n'ikinini cy'inzoka, mu cyongereza tubyita deworming. Ikinini cy'inzoka dushobora kubaha, bo cyo ntabwo kidutera ibibazo, kuko akenshi tuhita tukibaha bakakinywa. Ubu muri ntuza nshyashya noneho hari n'ibyaje ku buryo tuzatubaha na magnesium, ku
ku buryo nako na calcium plutôt tubaha na calcium rwose ibyo binini inkomeza amagufwa ariko nayo ifite umumaro ikivuze kuko buriya utwite hari imivuduko y'amaraso byose kuri buri contact ho noneho tupima buri muvuduko w'amaraso kandi ni mubi cyane tuzabibigisha ku zindi session so rero bya binini by'ubutare warubajije hari ababyeyi bavuga ngo ndabinywa nkagira iseseme cyangwa se nkumva waruvuze akagiye birunguye akashaka kuruka byisegura nkabinywa bakunze w'isoko y'ubuzima TV beka bagira inama ikomeye birashoboka ko wakinywa ukagira iseseme hari n'ababyisegura nk'uko muganga bivuze ntibabashe kubinywa ariko inama twabagira niyo ngo njyewe mbagira inama yo kukinywa nimugoroba kiriya kinini gifatwa rimwe ku munsi hari igihe muganga aba yaraguhaye kunywa kimwe ariko ushobora no kugira ikibazo cy'amaraso tukaguha bibiri ariko biterwa nuko muganga yakwandikiye ariko ibisanzwe ufata kimwe icyo kinini rero biba byiza iyo ukinywa ugiye kuryama kuko iyo umaze kukinywa uraryama niba wanagerageje seseme cyangwa se n'iki usinzira noneho niba ari saa mbiri ukinywa ukazongera saa mbiri z'ijoro icyo gihe iyo uryamye nta kibazo ya maseseme wateganyaga ntabwo ntubucyumvise akenshi nabagira inama kujya bakinywa nimugoroba amasaha aho kukinywa mu gitondo bakakinywa nimugoroba bagiye kuryama. Murakoze cyane twasaba umukunzi w'isoko y'ubuzima TV gukora subscribe agakora like akaba yafasha n'abandi kumenya ubu butumwa ni ingenzi mukunzi w'isoko y'ubuzima TV ihereza n'abandi wikuhererana ubumenyi hereza n'abandi nabo bige kwiga no guhozaho kandi n'undi muganga cyangwa se umuforomo cyangwa umubyaza uwo ari we wese uzi isoko y'ubuzima TV nawe ubwe yajya bireba agaha n'abandi kwiga no guhozaho. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Murakoze.